Sunlight Dorcas, umuhanzikazi nyarwanda uzwi ku izina rya Sunny, uheruka kwambara ubusa imbere y'abafana ubwo yari ari live kuri Instagram ye. Agiye gusohora video y'indirimbo yambaye ubusa buri aho agaragara nta n'umwenda w'imbere yambaye, ahubwo yisize amarangi ku gitsina cye. Biratangaje, biteye isoni, ndetse kandi urugira n'agahinda wakagira kuko ibi si iby'i Rwanda. Sunny Rwanda indirimbo izagaragaramo ubusa bwe yitwa Rihanna, akaba ari video yafashwe amashusho na Nezo Montana, direct ukomoka mu gihugu cya Kenya. Sunny Rwanda akaba yatangaje ko iyi ndirimbo igiye gusohoka muri iyi minsi mike igiye kuza, ikaba izasohoka ari audio na video. Sunny Rwanda ni umuhanzi nyarwanda wamenyekanye cyane mu mwaka wa 2019 ubwo yasohoraga indirimbo bita Kungora yakoranye na Bruce Melody, akaba yarayisohoye tariki 30 z'ukwa kane mwaka wa 2019. Ubu akaba ari indirimbo imaze kurebwa n'abantu bagera kuri miliyoni 2, ndetse akaba ari n'indirimbo yamamaye ku buryo bukabije, aho wasangaga yaba umwana, umukecuru cyangwa umusaza, ari indirimbo ikunzwe cyane rwose ku buryo uramutse utondetse urutonde rw'indirimbo zakunzwe kurusha izindi mu mwaka wa 2019 ukagera ku mwanya wa kure utaravuga Kungora, mu by'ukuri amajwi ukeneye mu matora wacyura ubusa. Sunlight Dorcas, mwite Sunny Rwanda cyangwa se mwite Cardi B wo muri Afurika, ni umubyeyi w'umwana w'umukobwa umwe, akaba amaze gufata imitima ya benshi kuva yaza mu muziki bitewe n'uburyo yitwara mu buryo butangaje, kandi akaba yihera abafana b'ibirori bidashira, aho ashobora kwirirwa ari live ari gushimisha abafana be, bityo bigatuma akomeza kongera umubare w'abamukurikirana uko bwije n'uko bukeye. Kora subscribe kugira ngo dukomeze tugendane 5 kuri 5.